Mwiriwe neza nanone mumeze neza. Uyu mwanya rero tugiye kongera gukomereza kuri rya somo kandi turi kwiga uturemajambo tw'inshinga itondaguye. Ubu rero tugiye gukomerezaho turebe aho twari tugejeje. Ese twari tugejeje hehe niba mubyibuka? Reka mbahe amasegonda 5 mwanze mwibutse aho twari tugejeje. Yarangiye. Ese ubundi twari tugejeje hehe turi kwiga? Muribuka neza rero twize uturemajambo twa mbere dutoya twifashishwa twibanze kari tungahe? Kari 4. Aho twarebaga uturemajambo indanganshinga, tukareba indangagihe, tureba icyuzuzo, umuzi ndetse n'icyuzuzo. Ubu rero tugiye kwirebera hari utundi turemajambo twari twabonye dushobora kwiyunga n'inshinga itondaguye, tukaba twakwiyongeramo mu nshinga itondaguye. Nibwo rero twarebye akano. Tubona ko akano ari akaremajambo kabanziriza inshinga, kuko ari akano bivuga kubanza, ariko mbanza kabanziriza inshinga, maze utundi tukaba twakwiyongeraho. Niba ari inshinga gukora tuvuga ngo nimukora, niba ari inshinga gukunda tuvuga ngo nimukunda, ndetse n'utundi. Ubu rero tugiye kwirebera akandi karemajambo gashobora kwiyunga n'inshinga itondaguye kariremera ikindi gisobanuro, nubwo kiba kitatandukanye n'icyo cyatanzwe, ariko nyine kakariremera ikindi gisobanuro. Nabashishikariza rero gukora subscribe, like and share and comment kugira ngo nyine amasomo yose anyuzwa hano ubashe kuyumva kandi azi ko ari ingirakamaro kuri buri umwe wese ukeneye kwiga ndetse no kumenya ururimi rw'ikinyarwanda. Twose cyane rero tugiye kwirebera akaremajambo akajyanye n'icyo bita impakanyi. Ese impakanyi ibimeze ite? Iyo bavuze rero impakanyi, ni akaremajambo k'inshinga gahakana. Noneho kamara guhakana ngo mu ngingo runaka yatanzwe, ko kakaza kagira ute? Gahakana, kakabusana nyine n'igisobanuro cyari cyatanzwe. Turabibona noneho muri iyo nshinga nyine, noneho kagaragara hagati y'indanganshinga n'indangagihe. Iyo turimo dukora uturemajambo haza indanganshinga ni iyihe? Niba ari ku, bavuga ngo indanganshinga yerekana ingenga inshinga itondaguye. Niba ari ku, niba ari akarangagihe gakurikiyeho, uhita ukurikizaho iki? Kaza muri uwo ngo hakaza hagati y'indanganshinga n'indangagihe. Habanza indanganshinga, hagati tugashyiraho ako karemajambo k'impakanyi, tukadukurikizaho indangagihe. Bitandukanye n'akano, kuko twabonye utuntu natwo duhakana, ariko nyamara hano ku mpakanyi yo ntabwo ari turiya twa si na nti cyangwa na i, no. Hano rero tugira impakanyi ya ta. Tugira impakanyi ya ta, reka tubanze turebe impakanyi ya ta ikora ite. Noneho impakanyi ya ta rero, nk'urugero rw'impakanyi ya ta ukaba wavuga ngo kudakunda, nk'aho ni kutakunda musozo a. Ukaba wavuga ngo niba ari ukwiba, ukavuga ngo kutiba, akaba ari kutaiba musozo a. Niba ari kutarya, niba ari kurya, akavuga ngo kutarya, ni impakanyi ya ta. Iyo twagira impakanyi ya i cyangwa se iku, yo ikora ite rero? Impakanyi ya i ikorana n'imizi itangiwe n'ingombajwi. Ukaba wavuga ngo witaha, akaba ari u i, ugashyiraho iburizwamo, ukavuga ngo taha umusozo a. Ukaba wavuga ati wenda wigenda, ugahita urikora, ukaba wavuga ngo ni wigenda u i iburizwamo genda. Ko nyine numva ko hagati ushaka kwibaza se hagati, ko ntari kumva ko indangagihe n'iriya iburizwamo twabonye ko risobanura
risobanura igihe indage y'ako kanya, ibintu by'ako kanya cyangwa se integeko. Aho naho dukoresha iburizwamo. Noneho twirebere ese impakanyi ya iku iyo ikora iki. Impakanyi ya iku rero ikorana n'imizi itangiwe n'inyajwi. Hambere hari imizi itangiwe n'ingombajwi wigenda, hakabiri wigenda, arindi witaha. Noneho tugiye noneho hano rero ku makanyi ya iku ikorana n'imizi itangiwe n'inyajwi. Twavuga ngo mwigenda ni mu igenda, umusozo akaba ari a. Ni mwigenda ni mu i iburizwamo genda, umusozo akaba ari a. Twavuga ngo mwikwanga akaba ari u i kakunshinga kwanga, ku iburizwamo kakunshinga kwanga, aho ngo anga, umusozo akaba ari a. Twavuga ngo mwikwica akaba ari mu i ku ya iku. Urayumvishije iku wagize iburizwamo iri gutekereza ko ari ako kanya, tuvuga ngo kakunshinga kwica, aho ngo ica, umusozo a. Noneho indangagihe izo ngizo nizo rero izo mpakanyi nizo zishobora kwiyunga n'iki, zishobora kwiyunga n'inshinga itondaguye. Inshinga kwica aho ngo mwikwica, inshinga kwanga wikwanga, inshinga guteka witeka cyangwa se mwiteka. Ayo yose ni amagambo, ni uturemajambo tw'impakanyi dushobora kwiyunga n'iki. Tubonye akambe, tubonye i, tubona iku, iku, tubonye i ubwayo, tubona i ikorana n'ingombajwi, tubona na iku ikorana n'inyajwi, akaba arizo mpakanyi. Mu tuntu rero twabonye ni, tubona na si, tubona na nti. Tubona uko dukora muri video yagezeho nashyizeho, sinzi niba wenda mwaba mwibuka gukora subscribe, kuko nicyo cy'ingenzi. Gusa ntabwo byarusha nyine kureba ko gukora subscribe nanone ukagenda nta kintu ukoze, nta kintu uba wumvishe. Basaba nyine kuba ukurikirana ese bigenda bite, ukabikurikiza ukabyumva cyane. Ko ngiye mvuga cyane kugira ngo nyine buri munyeshuri wese cyangwa se undi munyarwanda wese ushaka kumenya ururimi rw'ikinyarwanda abasha kuba yagira iki yabyumva. Ubwo rero reka duhagarikire ahangaha ku isomo ry'uyu munsi, aho tuza twirebera ese indangacyuzuzo ni iki, binakurikirana n'icyo bita ingereka. Murakoze cyane, ndabakunda cyane. Ciao ciao.